ibature ya nyuma y'icyumweru apfiriyemo, murabizi yarabikoze. Yarabizi ko ari umugeni kandi nanjye ntari mbizi. Mbese Imana yaramuteguye bihagije. Sheri, hariho agaciro kuri njyewe. Turabashuje mwese abakurikiye ibyiringiro by'Abera TV. Ndagira ngo tubagezeho umuhango w'uburyo ishingurwa rya Pasiteri Theogene ryagenze. Muri makeya abantu mwari muhari cyangwa se bantu mudukurikiye, mwabonye uburyo imodoka yari itwaye umurambo wa Pasiteri Theogene hariya Nyabugogo, abantu bahuruye bakagenda bayikurikiye baririmba ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye. Nibyo koko umugeni yaratashye, ariko se wowe uyu munsi utashye wasiga nk'urukimusozi? Byagenda bite? Wasiga ubuhe buhamya kuri iyi si? Uyu mubiri twambaye ntabwo ari uwacu, turawutijwe. Ariko imirimo myiza Pasiteri Theogene yakoze akiri muri iyi si yatumye abantu bahaguruka, imbaga nyamwinshi, guturuka iwe mu rugo baramuherekeza. Nyabugogo abantu barahurura, barareremba, baravuga ngo umugeni aratashye. Tugeze ku rusengero hariya i Nyarugenge, abantu barahaguruka bakira umurambo wa Theogene mu cyubahiro. Abantu buzuye, ntaho wabonaho kunyura, bategereje gusezera ku murambo wa Pasiteri Theogene. Kubera ariko impamvu ibi byose byabaye ni ukubera imirimo myiza yakoze akiri muri uyu mubiri. Mbibutse, yafashije imfubyi, afasha abantu bari bari ku mihanda akajya bakurayo. Mbese imirimo yakoze ni myinshi. Mu matorero, mu itorero hari ibyo yakoze. Mbese mwese murabizi imirimo yakoze ni myinshi. Nicyo cyatumye imbaga nyamwinshi, abantu mu Rwanda bahaguruka bagakurikirana umuhango wo gushyingura Pasiteri Theogene, bakamusezera mu cyubahiro. Rero muri makeya mugiye gukurikira uburyo umuhango wagenze, ariko dushimira abantu bose baje bagaherekeza Pasiteri Theogene, twihanganisha n'umuryango we, abana be, umugore we, abasize tubihanganisha, kandi tuvuga ngo Imana ikomeze imutuza heza. Rero haranira nawe gukora ibishimwa n'Imana kugira ngo uzasige inkuru nziza imusozi. Ngaho rero murakoze cyane, nimukurikire uburyo umuhango wagenze. arabari online, arabari hanze y'urusengero benshi benda kungana n'abarimo hano imbere. Turabizi ko mwese mwaje gutabara umuryango kuko
mubukunda mubufite ku mutima. Turagira ngo rero tubiyegereze mwese muri ubu buryo, tubakire duhereye ku muryango wa Pasteur Theogene aho bari. Turagira ngo tubahe ikaze, banyemerere bo mbahagurutse umudamu n'umuryango kugira ngo barahangaha twese twongere tubabwire ngo nimukomere. Umuryango muhaguruke, umuryango aho muri ngabariya n'umudamu n'abana, umukuru w'umuryango, nyirasenge wa pasiteri n'abandi. Ndagira ngo tubabwire ko abari aha bose baje kubafata mu mugongo, baje no kubabwira ngo nimukomere muri ibi bihe, nimwihangane kandi nimuhumure. Umukozi w'Imana, Imana yaramucyuye, yaruhutse, arasinziriye, ntiyapfuye, kandi tuzongera kumubona nk'uko twaraye tubyumvise mu ijambo ry'Imana. Imana ibane namwe, ikomeze ihumurize imitima yanyu mu izina rya Kristo Yesu. Hano turi kumwe n'abanyetorero bitorera ADEPR, haba muri ururembo rwa Kigali, haba mu Rwanda, yewe ndabizi ko hari n'abari mu mahanga, ariko biri torero turi kumwe muri uyu muhango wo guherekeza pasitori. Ndagira ngo mwese mbabwire ko tuzirikanye uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo mutabare umuryango ndetse n'itorero. Namwe mwiyumvemo ikaze, n'abantu baturutse mu yandi madini n'amatorero, n'ababonye abashumba b'amatorero atandukanye, ejo twari kumwe n'abo muri Zion Temple Nyamata, n'ababonye n'ubundi barahari. Mwese abaje kudutabara no gutabara uyu muryango wa Pasteur Theogene, mwaje muturutse mu yandi madini n'amatorero, namwe turagira ngo tubabwire ngo turabashimiye kandi tuzirikanye cyane uyu mwanya mwaduhaye. Ni iby'igiciro kuri twebwe. Turi kumwe hano kandi n'abayobozi b'itorero ADEPR, abagize komite nyobozi y'itorero ryacu, barangajwe imbere n'umushumba mukuru waryo, nabo bari hano baje kudutabara, baje gutabara umuryango. Kandi umuryango warabuze, igihugu cyarabuze, ariko n'itorero ryarabuze. Rero nyakubahwa mushumba mukuru w'itorero, nagira ngo basabe mu izina rya komite muhaguruke, kandi nibishoboka nabo muri kumwe muhagurukane. Barahangaha n'ubundi tukubwire ngo mwakoze kuza kudutabara. Bagize komite mutwemerere, bari hano ari umushumba mukuru wungirije, umuyobozi ushinzwe imari n'ubutegetsi, umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi, umuyobozi ushinzwe imari n'imishinga. Mwese mwagize neza. Mwese abari ahangaha, itsinda rigari ry'abanyamakuru baje nabo kwifatanya n'umuryango ndetse n'itorero muri ibi bihe turimo. Namwe turabashimira cyane ku kazi mukora, kandi no kuba mwaje kubana natwe muri uyu muhango ni iby'igiciro cyinshi. Mwese mwiyumvemo ko tubashimiye. Turaza kugira n'umwanya wo kongera kumva ubuhamya. Tumaze iminsi twumva ubuhamya, haba mu rugo ku kiriyo, haba no ku mugoroba twaraye tugize. Nanone twagiriye hano, twagize umwanya wo kumva ubuhamya urambuye, ariko n'uyu munsi turaza kubona umwanya hano wo kugira bamwe twumva batugezaho ubuhamya, kandi turaza no kugira umwanya wo kumva ijambo ry'Imana rihumuriza imitima yacu. Abantu bafite ibyiringiro bifite ubugingo, mwemerewe gushimira Imana mukayikomera mu mashyi. Turi hano muri celebration,
haleluya. Ntabwo tugomba kubabara nk'abadafite iki, abafite ibyiringiro. Haleluya. Abizera ko Pastor Theogene yakoreye Imana, Imana yakoreye izamuzura. Haleluya. Nimuyikomere mu mashyi. Nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda. Niba koko ibyo twizera, ibyo twigisha duhamya ko ari ukuri, nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda. Amen. Tugiye kwinjira mu wundi mwanya y'umwaduko wa covid mbere y'icyorezo. Twahujwe n'umunyamakuru witwa Murungisabe wo ku Isimbi TV, arambwira ati uyu mupasiteri afite inisiyative nziza, abarizwa mu itorero rya ADEPR. Nari nsanzwe muzi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu nsengero atanga ubuhamya. Mu bintu bya mbere yansabye ndetse na Sabe turi kumwe, yadusabye kumubera abavandimwe kubera ibikomere yagize by'amateka byatumye abaho adafite abo bavuka n'abavandimwe, avuga ati uri murumuna wanjye cyangwa uri mukuru wanjye. Nubwo Pastor Theogene kuri njyewe na Sabe yari mukuru, ariko yajyaga dufata nk'ababyeyi be. By'umwihariko mu mwanya mpagaze ahangaha, sinzi niba mwarabonye mu biganiro bitandukanye, ni njyewe Pastor Theogene yabwiye ati fata telefone yanjye ufungurire YouTube channel duhera ku bantu 0, ndabyibuka. Iyi ngiyi muri gukurikiranaho live streaming, yigeze kumbwira ati iyi password uzayifate mu mutwe ku buryo n'umudamu wanjye nayibagirwa, nibura igihe bizaba ngombwa ko channel ikenerwa uzaba uhari. N'ikimenyimenyi mu byangoye mbere yo kuza kuvuga iri jambo nuko kuva ejo ari njye uri gukoresha telefone ya pasiteri. Telefone ni iyi ngiyi madamu yayimpaye kugira ngo dufashe abantu babashe gukurikira live. Hano muri iyi telefone hari gutambukamo ubutumwa bumubwira buti ruhuka mu mahoro, pasiteri twagukundaga, n'ubundi guca muri telefone nonaha. Icyo kintu ubwacyo nagitekerejeho ejo, bambwira bati uboneke ube hafi, niba wibuka password ya YouTube channel ya Pastor Theogene kugira ngo uze kudufasha bitambuke live. N'ababeshye bantu muteraniye aha, Pastor Theogene uburyo nabanye nawe n'uburyo yabanye na Sabe ku Isimbi TV, n'uruhare itangazamakuru by'umwihariko uhereye ku rya gospel, ndetse natwe dukora itangazamakuru rivuga ku buzima busanzwe. Twagezeho Pastor Theogene abo umuvandimwe kurenza n'abo mu muryango wacu. Umwaka ushize napfushije murumuna wanjye, Pastor Theogene n'umugore we baradutabaye, guhera mu kiriyo n'ibindi byose bitandukanye. Nta gihe kinini cyashize Sabe nawe apfusha murumuna we. Gushyingura twari twagiye Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, Pastor Theogene yaradutabaye adukomeza mu bihe nawe atarakomeye. Ni umuntu wagize ibikomere by'amateka birenze ibyo twebwe twari dufite, ariko mu buzima bwe muzimo ni umuntu wiyimye kugira ngo inyungu za benshi cyangwa se umurimo w'Imana ukorwe. Niba muzi uruhare yagize abana bo mu muhanda, abo yagiye avana ku muhanda, abo yagiye avuga amateka banyuzemo, abafungiwe n'abandi, abo bantu Pastor Theogene yarabazanye babana iwe mu rugo n'abana be basangira ku isahani imwe. Yarabivugaga mu mateka, abantu wenda bakagira ngo nizamvugo tuvuga muri iminsi zo gutwika. Ndabyibuka hari umunsi nabasuye turi mu gihe cy'icyorezo, murabizi imirimo ntiyari hari, insengero zifunze, uburyo bwo kubaho bugoye. Nasanze Pastor Theogene ari uri gukata amashu.
kugira ngo baze kurya n'ibijumba. Gusa uburyo yakatagamo amashu wabonaga ko atabizi. Yari umuntu witangira umuryango. Muri ruriya rugo habamo abantu barenga 25 bahaba buri munsi, bagomba kurya buri munsi, bagomba kunywa buri munsi. Bivuze ngo muri ruriya rugo abasirimu hari ibyo mwita breakfast na supper. Ibyo muri ruriya rugo biboneka gake, ariko ku gake kose kabonekaga cyangwa se ifunguro rya mu gitondo rya saa sita na nimugoroba byari kubera imbaraga za Pasiteri Theogene udafite ubushobozi. Ubwe yigeze kunyibwirira ko hari igihe yabwiye umugore we mama Pasiteri inshuro nyinshi abwira ko agiye guhahira umuryango, akagaruka mu modoka azanyemo imbobo 2. Arihaho ntarya azanye umwana wo ku muhanda wamagura umogi, mu mvugo dukunda kubita abamayibaba cyangwa ibirara. Uwo muntu agahita amugeza mu rugo kugira ngo azanire ifunguro umuryango, ukaba ari wo mwanya ahubwo wo gusobanurira umuryango impamvu abazaniye undi muntu. Ibikomere bya jenoside by'amateka yanyuzemo nibyo byagiye bimukomeza, yumva akwiriye kuzafasha no gutabara. Sinzi niba Apotre Mignone Kabera ari hano. Arahari? Sinzi niba hari, ariko uko byagenda kose araza gukurikira iyi video. Pasiteri Theogene yamubwiyeho mu buryo bwihariye. Yari umubwirizabutumwa, aba mwarimu, anyura muri izo nzira zose. Dushimira n'itorero rya ADEPR ryamwemereye kuba pasiteri atarize, ahurira n'ubuzima buvuyemo bwo ku muhanda. Nk'uko yagiye abivuga, nta cyizere yari afitiwe mbere y'uko aba pasiteri, ariko nyuma y'uko abaye pasiteri ubuzima bwa benshi bwarashobotse, n'ubwe burashoboka. Kubera abaye pasiteri nawe ubwe yababwiraga ko ari fiyeri ridasanzwe, umwana wo ku muhanda ahagarara imbere y'itorero nk'iri agasezeranya. Umuntu wicaraga muri church, damu bagahisha amasakoshi n'amatelefone bakavuga batatanyiba, ngo umuntu yageze igihe abuwe icyubahiro. Ndabizi neza ko umuntu uri hano mu mutima wawe hari icyo Pasiteri Theogene yamaze, hari uruhare yagize mu buzima bwawe. Dukomere amashyi menshi Imana mu mwanya nk'uyu. Ngana ku musozo, mwese murabyibuka Apotre Mignone Kabera yigeze kugurira pasiteri amatike y'indege ngo we n'umugore bajye kuruhuka no kurya ubuzima, kwishimira kugenda mu ndege. Mu by'ukuri pasiteri iyo ndege ntayo yuriye. Ndabyibuka ku itariki 25 Ukwakira 2022 twari kumwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Jewe na Sabe twari tugiye kugira urugendo rw'akazi mu gihugu cya Kenya. Pasiteri Theogene twafatanye ibiganza, kubona umugabo nk'uri yari kurira. Aravuga ati muri abavandimwe banjye, muri abantu nkunda, ariko Apotre Mignone ya mafaranga yampaye ngo ngura amatike mwoka byara mu indege mwebwe mugende muyigendemo, ariko ayo mafaranga nayafashishije abatishoboye no gufasha abana mbere mu rugo. Pasiteri Theogene yari wa muntu ushobora kuba afite ibihumbi 10 akaza akaguhahira wowe iwe mu rugo, ibyo basigaranye birashira uwo mwanya. Yaravuze ati ntacyo byaba bimariye kugenda muri iyo ndege. Murabyibuka na pasiporo ye yarayerekanye. Aravuga ati nzabwiriza ubutumwa ku isi hose bice no kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko kugenda mu ndege umuryango wanjye ushonje, abana banjye batabonye minerval, inzu yanjye tuzuye n'ibindi bibazo, abo mfasha n'abandi ntacyo byari bimaze. Reka nsoze mvuga nti nk'abanyamakuru twishimiye uwo Pasiteri Theogene yabaye we kuva tumenyanye nawe. Hari benshi bahuye nawe akagira umugisha kubera izi YouTube channel dukoresha, nubwo mu buzima bwa benshi cyangwa abadukurikira bazifata nk'ibintu bidasobanutse cyangwa se ndabivuga mu mvugo bikoreshwamo nk'ibintu reka kuyikoresha. Turi muri ADEPR, turi muri church, ariko izo YouTube channel dukoresha abantu batumva bapinga nizo zubakiye
Pasiteri Theogene iriya nzu twamusezereye nizo zafashije aba bana bavuye ku muhanda bakabona ubuzima. Uwo twakundaga kwita Keza ni umusore ntabwo ari umukobwa, afite flight yagombaga kugenda ku wa gatandatu ajya kwiga muri Canada kubera umugisha yagize pasiteri amuvanye ku muhanda azagenda ku itariki 17 dore nguri yari hariya hafi. Siwe wenyine navuga, hari benshi pasiteri Theogene yahinduriye ubuzima natwe turimo, ariko nk'abanyamakuru bantumye ngo dushimire buri wese, si umukristo wa ADEPR gusa, uwo ari we wese wagize uruhare mu buzima bwa pasiteri Theogene. Tubifatemo isomo ryo kwicisha bugufi, tubifatemo isomo ryo gutekereza kw'iherezo ry'ubuzima bwacu. Dukomera amashyi mama pasiteri kandi tumwifurize gukomera umukozi cyane. Imana ishimwe cyane, ndagira ngo bakuyemo bagufashe kuko nimwagira aka kanya, hanyuma namwe abo twavuye mu mihanda bakusanga hirya no hino ku mihanda muri iki gihugu cy'u Rwanda, tumaze kumenya inkuru iteye ubwoba y'akababaro yuko umukoci wacu, moteri yacu nk'abazahutse amaze gukurwa mu mubiri. Ntabwo twaheranywe n'agahinda twasanze bariya kumenya ko babimenye. Mu babimenye benshi twabashije kubona pasiteri imwe basha kubageza kugira ngo baze basezere moteri yacu y'abantu twarinze ahari tuba ku muhanda. Yari imbobo nanjye ndindaya, maze guhamagarwa nahamagawe mbere, yahamagawe hashize imyaka 10 mpamagawe. Mpamvu y'Imana ku buzima bwanjye, ariko Imana yari yabivuganye na mama. Bikomeza gutyo nkura n'ibintu bikomeye, nkahura n'ibikuta n'imiyaga myinshi, ariko pastor nkagusanga nka moteri yanjye, nkamubwira kambwira ngo humura, komera, tuzagera kure. Yabaye umutoza mwiza, twashibutse muri we, turi ishami rye, n'aba bose mugenda mubona bahagazemo hano. Kandi tumaze gushibuka nk'ishami, twumva tudakwiye kwicara nubwo ibitwicaza byari bihari, twumva dukwiye gukwirakwira mu mihanda. Uyu murimo wo gukwirakwira mu mihanda ni pastor wabidutoje. Mutwara agacaha, nanjye ngacaha, akabwira imbobo, nanjye nkabwira indaya, murazibonamo, tukababwira ko guhinduka bishoboka. Uko twagendaga tumubwira amakuru ko ameze, hari finance abangaba ni wababwira ko bishoboka guhinduka utabanje kumucoma akantu, umukubita akantu k'akarawundi nyine akabyumva ukuntu. Hari ubushobozi bwagendaga tubura njye n'umutware bitewe n'uko twari turi, ariko pastor Theogene akagenda twunganira kugira ngo tubone uko twicaza abantu ku mandazi ya pasiteri, ku birayi bitetse byo mu mavuta n'ibindi, tukababwira ko Yesu ahindura kandi bavamo abantu bandi badasanzwe igihugu gikeneye n'itorero rikeneye. Mu magambo twavuga kuri pasiteri Theogene menshi n'ibigwi bye, amoteri tubuze ntabwo bitworoheye muri ibi bihe, ko agiye tukimukeneye. Twari dufite biterane byinshi. Kuwa mbere twari kubonana w'ikira cyumweru yatashyemo, birangira ndembeye aho nagiye mu biterane Rusizi. Mushumba wanjye wa paruwasi yari yananze mu giterane, ngezeyo ndareba kuko ndi asthmatique, birangira ntabashije kubonana n'umukoci wanjye ngo tuganire ku by'ibiterane dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze. Ariko arambwira ngo tuzabonane dupange iby'umurimo, dusenge, ko uyu murimo ni amasengero. Yari umutoza, yari umukoci, yari moteri. Tukimara kubimenya, turi mu bamwe mu bambutse tujya hariya hakurya, reka mbagire ishima Imana soze. Ndashimira Imana ko ari Imana dukorera, ikabana natwe tukiriho tutanakiriho. Nabonye protokole yakorewe pasiteri Theogene, umushumba wacu, umukoci wacu, moteri yacu, numva ndushijeho kumva ndushijeho gukorera Imana, ndetse numva ntacyo nakoze, ahubwo numva ngiye gutangira gukora. Yakorewe protokole n'itorero ryacu, nshimiye nk'abari nzahuke. Yakorewe protokole n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, turi kuhambukiranya imipaka, bose bava mu mabiro baza kwakira umubiri we. Byankoze ku mutima, ndashimira igihugu cyacu cy'u Rwanda cyahaye agaciro benshi natwe turimo, kigaha agaciro umubiri
umukoci wacu ariyo moteri yacu. Twageze kuri morgue dusanga abashumba bacu nibarya nyine batuje, umubiri we wakiriwe mu maboko n'abashumba bacu. Byankoze ku mutima w'ababyeyi, byatumye twebwe abasigaye nk'ishami ryashitse dufata intego yo kusa ikivi cyangwa yarasigaje. Ni nayo mpamvu yanteye imbaraga ku munsi wa mbere ndi kumwe n'ikinyamakuru cyitwa Iyobokamana TV hariya ku mazi, dufata amafaranga tugura ibirayi, turagenda tubasanga hirya no hino mu biderenka n'ahandi muri dobandi, tugira ngo twumve ko bamenye ko umubyeyi wacu yagiye. Barambwira bati twabimenye ko nta mataci mufite, mwabimenye gute ngo inkuru yadusanze twabuze umubyeyi. Mu izina ryabo barambwira ngo natwe ingamba dukuyemo, we yakoze ibyo yagombaga gukora mu gihe cye. Yaratubwiraga ntitumenye ko azaducomoka ngo agende, none ubwo aducomotse tugiye guhagarara natwe aho yahagararaga, natwe ducomoke mu biyobyabwenge. Nabashije kugira aho nshoboye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndi kumwe n'ikinyamakuru Iyobokamana TV. Hano bicaye murababona, turashimira Imana ko icyo kinyamakuru n'abagikurikiranye byagize umumaro kuri bo, kuko twabonyemo uburyo bwo kugira ngo twambare umwambaro mu rwego rwo kumwubaha nubwo bakiri mu muhanda. Twabonyemo kwasiteri imwe ariyo yabashije kuzana bariya mubona. Turashimira Imana yadushyigikiye abavuye mu muhanda n'abakiburimo, ko twabonye ururabo rwanditseho abapampe tuzahora tukwibuka. Ntabwo byari byoroshye kubitegura, icyo turi bukore hagati muri bariya dusigaranye bo mu muhanda, ko pasiteri yabidutoje akatubwira ngo mujye mukorera Imana nk'abazacomoka muri uyu mubiri. Ahashize ku itorero rye murabizi twari turi kumwe mu materaniro ya Pentecote mu Rwanda. Yarantumiye arampamagara arambwira ngo Jama, banyita Jama niko banyitaga bano bapampe, wowe niyo niga yawe ndabakeneye ku gasima kaho nyoboye. Yajyaga muri midugudu akambwira ngo ntabwo mbonetse aha, ngiye kubaha agasima wowe n'indiga yawe. Agasima ni amatorero, ntabwo yikubiraga. Ibirayi byaturukaga hirya no hino byajyaga binyura byinshi ku mutware wanjye, akabitugabanya tubwira no kubigabagabanya n'abandi. Twarabanye mu materaniro y'iminsi ibiri isoza. Umunsi wa kabiri aranza barambwira ngo isi ikeneye kubona Pastor Eugene n'iniga n'umujama. None reka duhe isi ikeneye kuko igihe ni gitoya, kandi Mama Fabrice Jama Mukarame umenye ko tuzapfa ku itorero ryanjye. Ariko kubera ko numvaga binyuzuye ncomoka ku itorero ndamwitaba. Ababizi ku itorero ryanyu murabizi, habaye igitaramo cy'iniga n'umujama na Pastor Eugene. Soza w'intego yari afite ni yuko yambwiraga ko tugomba gukorera Imana nk'abazapfeje. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, kandi ntabwo wabaye ikigwari, waratoje. Turi ishami ryashimutse ku bwawe, aho usubikiye tugusezeranyije ko tuzakomerezaho. Ntabwo abapampe n'amaji n'amaniga n'amabebi azigera yigungira mu muhanda duhari twebwe n'ariya na ziriya nzabuke zisigaye. Tugiye gukoresha uko dushoboye ku buryo zitazicwa n'irungu. Duhukira mu mahoro hoteli yacu. Murakoze. murakoze cyane. Tugiye kumva mwarimu Fayi atambuka ze. Dukomeze kwihangana, ntabwo mvuga byinshi. Nshimiye umwanya bampaye. Theogene kumuvugaho keretse umuntu afite umwanya cyangwa dufite ibihe byo kuba muri iki gitaramo nk'icyo turimo. Ndamuvuga nk'umwana wanjye. Ngera Kiruhura 2020, ngera Kiruhura 2019
11 namusanzeyo hanyuma akimbona umunsi wa mbere yarambwiye ngo mama nibaza umuntu w'umusore kureba umuntu uje gukora ahantu agahita amwita mama mba sinzi ibyo ari byo hashize iminsi 2 arongera aragaruka aravuga ngo wabyemera ukambera mama noneho ndamubwira ngo nzagusubiza nari mfite umwana wasengeraga Kiruhura atashye ndamubaza ndamubwira Theogene ni muntu ki arambwira ati ni umwana mwiza ndavuga nti mwabyemera se ko aza kuba mu muryango wanyu ngira abana 2 ubundi barambwira ngo barabyemera Theogene rero twongeye kubona ndamubwira nti rega nta kibazo ndi mama ariko nubwo ndi mama ntekereza ko ubuzima urimo nanjye hari ariko ndimo ntabwo bizakora ariko nzagusengera numva ariyo nkunga mfite nzajya gusengera nanejejwe no kubona rero uwo mwaka nari ngeze Kiruhura 2011 ariko yakiriye umugore arashaka amaze gushaka tugira umugisha ashaka umugore mwiza mushimiye Asiya ko yatubereye umwana mwiza itorero ryohereje kugira ngo yihutire gukurikirana iby'impanuka imaze kuba kandi yabaye hafi y'umuryango kugeza umubiri ugeze mu Rwanda rero reka nawe agire icyo avuga nk'uko bababwiye nagize amahirwe niko nabyita yo kugera aho impanuka yabereye ndetse no kugera aho batwaye imibiri y'abari basize iyo mpanuka inkuru yasakaye mu gitondo isakara mu binyamakuru ariko inzego z'umutekano n'inzego bwite za leta zihamagara abayobozi bw'itorero meya rero w'akarere ka Gicumbi kuko niwe wari wegereye aho impanuka yari yabereye mu nzego bagira uko bakorana arampamagara nyuma y'uko umushumba mukuru yari amaze kumpamagara mvugishije umushumba mukuru mu cyemezo bafashe nk'itorero babonye ko ari byiza ko njye wari uri hafi y'aho ibintu byabereye kandi mpagarariye itorero muri kariya karere muri kariya gace ko nagenda nkakorana n'inzego zari zihari kugira ngo twakire tunafashe bene data bari bagize ibibazo nyuma urwego rw'akarere twahuriye ku mupaka twese ari mu masaha saa 12 saa moya twari tugeze ku mupaka wa Gatuna baradufasha ibintu byose bikomeye bijya bigora abagenzi hariya guteza n'iki byose baduha protokole idasanzwe inzego zacu zaduhaye ko twari tugiyeyo abantu twari turi kumwe byabaye ngombwa nyine ko twiyambaza natwe itorero rihegereye ryegereye umupaka rya Gatuna riri muri paruwasi ya Murindi dufata mu rurembo rwacu umupasitori wo muri paruwasi imwe ya Meshera ari hafi aho ngaho n'umwarimu uyobora itorero rya Gatuna kugira ngo dukomezanye urwo rugendo imodoka y'itorero yacu tugera ku mupaka batworohereza ibintu byose bishoboka banatwemerera kwambukana imodoka twambukana imodoka y'itorero tugenda nk'abantu duhagarariye itorero tugiye kwakira umukozi w'Imana mu gihugu cy'amahanga twagezeyo rero madamu yari yagezeyo kare duhitira kuri Refero Hospital ya Kabare muri impanuka yari yabaye hari harimo abantu 4 abantu 3 bari bamaze kwitaba Imana ariko umuhanzi witwa Donati yari akiri muzima rero twabanje kujya gutabara umuzima kugira ngo niturangiza iby'umuzima tujye kureba ibyo watubwiye washyize muri moruke tugeze rero
aho ngaho ku bitaro twabonye ubwiza bw'igihugu cyacu. Ibindi sinza kubivuga, ariko abantu twabanye ku mupaka barabizi. Ari uyu mudamu wavuye aha ngaha n'umugabo we, abantu twambukanye n'abandi twagezeyo hakurya tubona ubwiza bw'igihugu cyacu. Donati yari yakomeretse kandi ibyo batababwiye, impanuka yabaye saa 4 z'ijoro, imodoka ibari hejuru, ariko babasha gukuramo imibiri yabo saa 2:30 za mu gitondo. Kandi ubwo niko ikintu gitangaje kinababaje, bisi yabagonze, baraje bakuramo abantu barigendera. Abantu rero ngo imodoka ye ntiwayireba ukuntu yabaye, mwarabonye ku mbuga nkoranyambaga. Ariko twebwe twambukanye na ambilanse y'igihugu cy'u Rwanda ya leta n'umudogita wa leta wo mu bitaro bya Byumba n'umunase n'umushoferi. Imodoka ya leta y'u Rwanda, leta ifata abantu baha misiyo yo kujya mu kindi gihugu bidaciye muri akorobasi ndende. Turagenda na dogita, turagenda n'umunasi n'umuganga, tugera kwa muganga aho ngaho ikabara, dusanga aho bashize umurwayi, aho ngaho bamushyize kuri bombone itarimo umwuka. Dogita yaravuga ngo bombone ntirimo umwuka, aragenda ajya muri ambilanse, akuramo umwuka wo muri ambilanse, aragenda amushyira, atangira kumuvura aho ngaho. Nagira ngo mbabwire ngo banyarwanda, ntabwo mpagaze aha ngaha nk'umunyepolitiki, mpagaze aha ngaha nk'umuyobozi w'itorero, ariko mugirire icyizere igihugu cyacu n'ubuyobozi bwacu. Njyewe nagize amahirwe yo kugenda ahantu henshi mu bihugu byinshi, wenda uretse no muri Afurika n'ibihugu by'i Burayi n'ahandi, ariko hari ibyo abafaransa bavuga ngo ni vitesse vertigineuse. U Rwanda rufite vitesse rwose nziza, imeze neza, kandi rufite ibyo rukora bigaragara. Hanyuma rero ibyo ngibyo ndabirangije. Ubwo twarangije ibyo, ambilanse iraza izana umurwayi nyine, yegera ku mupaka, baramukiriyaringa, agera Faisal bamuha keya, ava Faisal ajya i Kanombe, nabo bamuha keya irenze. Kandi nshimira itorero ryacu ryakomeje kumwitaho no kubana nawe muri ibyo byose. We yaje kuza gutaha, hanyuma ariko yafashe ibyashoboka byose kandi byagenze neza. Twasigaye rero i Kabare ku bitaro, dutangira procedure cyangwa gushakisha uburyo twazana umubiri wa nyakwigendera. Babwire, muri iyo modoka harimo abantu 4, ariko abantu 3 nibo babonye ibyangombwa byabo. Donati wari ufite irangamuntu kwa avuka, yayifatiye inangaha, ariko iwabo ni mu murenge wa Manyagiro, ni mu karere ka Gicumbi, kandi anasengera ku itorero rya Ruhurura muri paruwasi ya Rusasa mu rurembo rwa Gicumbi. Hanyuma harimo na Theogene, nawe yari afite ibyangombwa, afite na pasipoti ye ayifite. Harimo undi mwana w'umukobwa witwa Mweneza Donata, wari ufite travel document yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bigaragara ko ari umunyekongo. Abo rero nubwo bari baguye muri iyo modoka, ntabwo twari bubazane mu gihugu kuko ntabwo bari Abanyarwanda. Tuganira n'inzego zari zaduhaye uburenganzira bwo kujyayo, tumaze kubona ayo makuru yose, twaganiriye neza tuti abo ngabo rero bo no gushakisha bene wabo. Inzego zirakora ibishoboka byose, zikorana n'inzego zo hakurya zishakishe imiryango yabo, kandi ntekereze ko byaje kuza kubona umurongo. Rero dutangiye procedure zo kuzana umubiri wa Pastor Theogene. Nshimira cyane umuhungu w'umunyarwanda ukorera i Kabare witwa Kamanzi, niba ari aha ngaha rwose yahaguruka
ko Kamanzi yaradufashije, ni umuhungu uhazi cyane wahakuriye ariko w'umunyarwanda ukorerayo, ndetse kuba yaraje muri ibyo byose nuko bavuze ngo hari imodoka y'abanyarwanda bari n'abanyu yapfuye yaguye hirya hariya ugenda ujya kwifata, aza muri ibyo bintu. Rero ntabwo ndi butinde, ariko duciye mu nzira zo gushaka polisi ngo duhe kiriyaringi yo kuzana umurambo, tujya kwa muganga bati murashaka dogiteri kujya kumuzana. Dogiteri twagiye kumuzana n'imodoka yacu, ntabwo yari ku kazi ngo aze yemeze ko umuntu yapfuye, kandi ibitaro biri aho ngaho birimo biravura. Tujya gushaka dogiteri kuva nk'aha ngaha kujya kumuzana nka za Remera, twohereza imodoka ijya kumuzana. Turi aho ngaho rero tugabana na bene data ko tugiye gukora ibyo bintu, hanyuma turabikora, dufata umurambo, tuza guhagurukayo mu masaha nk'aya saa 12, tuza kuza nyine tugera hano i Kigali aho twasanze abantu kuri Murugo. Ndagira ngo rero nshimire aba bantu, nagira ngo mbere byose nshimire Imana yo yatubashishije, ariko ndashaka gushimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Aho ku mupaka hari inzego zose z'umutekano, uhereye ku ngabo na polisi n'abayobozi b'umupaka, hari kandi ba visi meya bombi b'akarere ka Gicumbi. Aha ngaha mbabwire ko na DPC w'akarere ka Gicumbi yaje ku mupaka kuva icyo gihe mu gitondo, batashye ari uko umurambo wa Pastor Theogene aba bose winjiye mu gihugu babona gusubira mu kazi. Nagira ngo nshimire cyane itorero ryacu mu izina ry'umushumba mukuru na komite nyobozi ku mbaraga nyinshi bakoresheje na sapoti baduhaye n'uburyo baduhamagaraga buri munota. Nshimire ururembo rwa Kigali ku buryo ku mbaraga nyinshi bakoresheje no kutuba hafi mu gihe twari turi hakurya hariya, batwoherereza amafaranga, badufasha icyo batubaze twadukeneye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nagira ngo rero nshimire famiye ya Pastor Theogene, cyane cyane madamu we, twabanye muri ubwo buzima aho ngaho ibintu bigoye, kandi n'uburyo yagiye atubwira ati mwihangane mukomere mukora ibi ngibi. Namukunze cyane, dufashe umwanzuro wo gushaka serikali yo kuzana umurambo no kujya gushaka umwenda wo kumwambika. Aratubwira ati rero mwege mwivunika mushaka serikali ihenze, nimushaka serikali igituma tugeza umurambo i Kigali, kuko nitugera i Kigali tuzabyishyira tubikore neza. Twumva aradufashije, twumva kandi nawe n'umuntu waye uvuze ati ibintu tubikore neza, bigende mu murongo, bigire iki. Hanyuma no gushaka imyenda aradufasha, kandi imbaraga zose azishyiramo ugereranyije n'ukuntu yari yakomeretse ku mutima, ibintu byamushenjaguye. Nagira ngo nshimire itorero rya Gatuna na paruwasi ya Murindi, hanyuma nshimire cyane boda manager ushinzwe immigration hariya ku mupaka kuri ke yaduhaye. Nshimire meya wa Gicumbi na visi meya bombi, nshimire DPC wa karere ka Gicumbi n'ushinzwe polisi RPC w'intara y'Amajyaruguru, nshimire ngabo na polisi muri karere ka Gicumbi zatubaye hafi. Ariko nsoze nshimira ubuyobozi bwa hopitali ya Byumba, baduhaye ambulance, bakaduha na Dr. Magara ndetse n'umunase mushoferi turi kumwe. Mukomere mwihangane, Theogene ntabwo yapfuye, arasinziriye. Mu gitondo cy'umuzuko w'abera tuzamubona. Imana ibahe umugisha. Narakoze cyane Pastori Vedaste. Reka noneho tugiye kwakira abantu babiri, tubakirire rimwe. Umukuru w'umuryango uhagarariye umuryango ndetse na Madame Pasteur Theogene batambuke, hanyuma umwe narangiza kuvuga n'undi aravuga.
turabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Tangamu Jean Bosco, ndi umuvugabutumwa bwiza muri ADEPR Paruwasi ya Muganza. Ndavuga muri makeya kuko nyiramaso yerekana ibice bindakirengera. Pastor Nshuti Theogene twamenyanye mwaka hagana za 2009, duhurira ku itorero rya Rwarutamura yari Paruwasi ya Rugarama. Mubanziriza kwigisha yakunda kuvuga ubutumwa agenda azenguruka. Icyo gihe ngenda ndidirije abakorari, kuko nibutaga ngiye kudirija korari ndabanza, nibwo yanyumvise ahita abumva ubwo arankunda arabinyereka. Uwo munsi ndareka kujya Kiruhura, kuwa kabiri kuri ambwira ko afite umubyeyi witwa Fayina. Nibwo nageze Kiruhura ngiye kubwiriza ndaritswe nabo. Mwarimu Fayina ambera mushiki wanjye turakundana biraramba, arankunda arangurura Theogene, nibaza icyo nkundiye. Byatumye rero tubana umunsi ku wundi, hanyuma ngenda mumenya, anyereka imiryango ye, anyereka inshuti ze, anyinjiza mu muryango we kandi baranyakira. Ndavuga gatoya ku byo nabonye, nubwo bari guhagararira umuryango, ariko hari ibyo niboneye nk'umuntu mukuru. Ndavuga ku mico ye, ku buntu bwe, ku muhati we no kwitangira abandi. Iyo wageraga mu muryango wacu, nuko mvuze kuko nanjye mbarurwamo, waratangaraga, watangazwaga no guca bugufi kwa Theogene n'ubwitange bwe. Ariko ntaragera aho ngaho, Pastor Theogene Imana yaramwamamaje mu gikundiro, tumwigiraho nk'abavugabutumwa ikintu gikomeye. Yabaye umusitari, ubusitari bwe cyangwa kwamamara kwe ntiyatuma gutukisha izina ry'Uwiteka. Nagendaga mu muryango we nk'umuntu mukuru, nkata ijisho ku mudamu kugira ngo ndebe umunkanyari cyangwa ikindi kintu. Mwabonye abana afite bagera kuri 30, sinigeze numva bajurira mu cyumba cyangwa ikindi kintu. Najyaga kenshi, ntabwo nigeze numva umudamu wamundegera ati yatashye saa 8 z'ijoro n'undi mugore n'undi mukobwa, yatashye nuko inzoga, yarayahana, yarari mwigetana. Pastor Theogene ubusitari bwe n'impano Imana yamuhaye yabikoresheje neza. Hari abandi bagira impano bakazitwaza bakarinda imbago zivuga ubutumwa ijambo ry'Imana. Pastor Theogene ibyo ntabyo yakoresheje. Yagiye akoresha n'umuntu wo mu muryango we kandi n'inshuti wabonyemo impano wenda yakunganiriye, akantuma ahantu kuko ngenda ndidirije abakorari we yarabonye inshingano. Rimwe na rimwe imirimo ikamuzitira, akansaba n'umutima uciye bugufi ari pasiteri, akavuga ngo wambabarira nkagutuma ahantu nari kujya kuko wenda afite igaburo ryera cyangwa n'indi mirimo. Akantuma nkagenda nk'umuntu woherejwe na pasiteri. Niko nageze Sumba, ndagenda mbayo umwana wabo. Niko nagiye Kiramuruzi, mbayo umwana wabo, nkajya ngenda rimwe na rimwe ndidirije abakorari. Niko nagiye Ibyumba kwa Polinari, perezida namubonye, n'ahandi hatandukanye, ariko dukomeza kubana. Reka simbuke rero nihute ngere ku mico ye n'ubuntu bwe n'urukundo rwinshi no kwitanga kwe. Iyo wahuraga na Pastor Theogene wibazaga niba uri umukirisitu, ukibaza niba aba mu isi cyangwa niba mufite ubuzima kimwe n'ubwe. Dore ibyo nabonye byantangaje, ndimo kugerageza senga Imana ngo izabishoboze cyangwa izampe n'ibindi bimeze nkabyo. Umunsi umwe yari umugabo wumva icyo umubwiye agaca bugufi. Umunsi umwe yarambwiye ati ariko umuntu yubaka inzu bigenze biti? Umuntu ahera ku ki akageza ku ki? Ndabwira ngo umuntu ahera ku bushobozi buke afite. Arabyumva aranyihorera, arangije agenda mu kibanza hariya kaje vuba mu murenge wa cyangwa Kagari, sinabisobanukiwe neza. Yakundaga kugira terime ivuga ngo surprise, mudamu arabindusha cyane. Arangije anyereka ikibanza, atangira kucyubaka. Shimira Imana ko pasiteri yagiye asize umuryango ahantu.
mu mico rero namubonyemo y'indashyikirwa n'umuryango wacu twagiye tureba n'abandi. Iyo wageraga iwe wasangaga umuryango mugari, abantu bagera kuri 30. Natangajwe rero n'ibikurikira soza. Icya mbere, nta muntu waba ukodesha inzu y'ibyumba 2 na salo cyangwa 3 ngo azane abantu bagera kuri 20 mu nzu ye. Madamu wa Nyanasiya, ndabigushimiye cyane, wafashije Pastor Theogene kugira ngo abe umugeni mwiza. Haleluya torero. Yaramufashije mudamu, ntabwo ari abadamu benshi babishobora kugenda umuntu akuzana abantu 20 mu nzu y'ibyumba 3. Akenshi na kenshi idafite igikoni, idafite ibikoresho byose, nta n'umwe wapfa kubishobora. Uyu mudamu bari umugisha, yabanzaga abana b'ahandi agakurikiza ababi. Mu byantangaje rero nshaka kubabwira soza, arimo kubaka iyo nzu igeze ku madirishya yarampamagaye anyereka, anjyana ku nzu y'umuntu yujuje. Nta kintu na kimwe yakoraga atambwiye, habe na gitoya. Avuga ati ngiye gukwereka ibintu surprise. Anjyana iruhande hirya gato y'inzu y'umuntu wujuje, umuturage batavukana batagira icyo bapfana. Iye iri kuri leta, itarajyamo n'idirishya na rimwe. Arongera arantungura, arambwira ngo mvuye Cyangugu kubaka inzu y'undi muturage. Arongera arantungura ngo n'ibyumba hari ibindi nakoze. Akambwira ngo baba baba mu rugo ndimo kugenda nishyura minerivare buke, abanjye sindabarihirira. Yagendaga ariha buke kugeza ubwo abana biwe bagira abanyuma. Umugore akabyihanganira, umugabo akabyihanganira. Yamunguye umunsi umwe rero arimo kubaka, ntawabishobora, ni bakeya, uribanza. Arambwira ngo tujye guhemba abana batagira ikivuriro. Dufata inzira tujya i Kayonza, tujya guhemba umuntu yashingiye. Ubwo mureba Siya yarashingiye nawe ubona akiri muto, afite abana yashingiye. Tujya i Kayonza mu nyubako ikomeye, asohora amafaranga ajya guhemba umubyeyi uri Kayonza. Urumva iyo depense. Tugarutse tujya guhemba undi muntu uri mu cyahafi. Yari afite n'izindi projet zo gukora imbere ahangaha. Adusezeraho rero mu marembo akomeye cyane, sore zangaha. Iyo wanaga ibyo akora wanaga ko ari umuntu w'igihe gito yari azi gukoresha igihe cye. Adusezeraho mu marembo, mu gifaransa babyita discours d'adieu. Twicaye rero baje kumuhemba, aravuga ati fayina mwibuke ko kiri mama. Aravuga ati mwarimu Bosco rero kugeza umukuru w'umuryango, kandi aba bana namwe murebe abana yandaze, abana yari yahembwe yabyaye, murebe uko bangana, ngo aba bana ni njye uzabashingira. Uko bangana akabivuga mu rwenya rukomeye yishimye, naho kumva aradusezeraho tutabizi. Andaga umuryango gutyo barabyakira, abana mu rugo bari banzi ko bavuga kenshi. Hanyuma urupfu rwe rwaramubaje nk'umuntu, ariko nyuma narishimye cyane. Nifuzaga kuzareba iherezo rya Pastor Theogene, nifuza kuzareba abantu bazamuherekeza, ko birabagiraga neza abo mbona nabo. Imana ishimwe ko mbibonye. Ibi birabereka ibintu yakoraga byinshi tutazi. Usoza rero turashimira itorero ADEPR ryatubaye hafi, n'andi matorero. Igihugu bakivuze simbisubiramo, cyo birigaragaza. Turashimira namwe bavandimwe, inshuti mukomeje kudufata mu mugongo. Ahangaha hahagaze abana bavuye mu nda ya Theogene, ariko hanze hari abandi 29 baba mu nzu iwe basigaye, hariya n'abandi abo bose yagiye ahemba batazwi, bagomba za universite, amashuri. Turabasaba gukomeza kudufata mu mugongo, Imana ibahe.
murakoze. Abangaba muri kureba harimo 29 tubana mu rugo, harimo abakazana banjye n'abuzukuru, harimo n'abakwe babiri. Biragoye muri uyu mwanya kubona ikintu umuntu yavuga, ariko abana banjye ndagira ngo babwire yuko muzabaho, mubeho neza. Murabizi ko ari nabyo bajya kuduhagurukira, nta kintu na kimwe tuzaburana. Imana yamukunze kuturusha, iramudutwara, ariko dusigaranye n'Imana. Amazina yanjye nitwa Uwanyanasiya, Pasiteri Niyonshuti Theogene yari umutware wanjye. Twari tubyaranye 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Imfura n'uyu nguyu, uyu akamukurikira, abandi basinziriye. Medi mwana wanjye, Asa mwana wanjye, ntimubabare, sibyo? Ndabakunda, nzabitaho, byose nzabibakorera, sibyo? Ntacyo muzamburana. Kandi papa wanyu yagiye mu ijuru, tuzamusangayo. Ngomba guharanira gukora ibyiza, namwe mukabiharanira kugira ngo tuzahurireyo. Yego. Yari umugabo mwiza rero, ukunda Imana, uzi kuyivuga neza, ukunda abantu, uca bugufiya. Yagiraga imirimo myinshi, cyangwa se twagiraga imirimo myinshi, tugaburira abana bo ku mihanda. Buri kwezi twagemuraga abana b'abakobwa babyaye imburagihe, tubamenyera amavuta, imyenda, tukabishyurira na geto. Ariko abana bo ku muhanda, ntimugire ngo kuko agiye nzicara mwituramire nzajya mbageraho. Ndabizi Imana izanshoboza, aba bana tuzagumana, sibyo Alex? Jacques, Mutaramu, Karoli, tuzagumana, sinzabanga, ndi kumwe namwe. Kandi Imana iri kumwe natwe, kuko niyo nyir'ibihe, izadushyigikira. Uyu ni mama wanjye, uyu ni murumuna wanjye, uyu yitwa Nadine, ni inshuti kuva mu bwana, twiganye na segonderi na primaire na maternelle. N'uyu ni mukuru wanjye. Natagiye aheza, reka duharanire kuzamusangayo. Ndashima, nshimira Imana, ngashimira igihugu cyacu, ngashimira itorero, ngashimira mwebwe mwese mushyigikiye, mwafashe mu mugongo, ari mwebwe muri aha n'abadukurikiye ku mbuga, abanyamakuru ndabashimira. Imana yacu ihimbazwe. Munyihanganire gato, yampamagare Ernest nabanguke. Akiza Ernest, reka mushimire mu mbaga nyamwinshi. Tukiri mu buzima butaganga, yatwitayeho. Imana yo mu ijuru imumpera umugisha,
na Pastor David. Hano murimo muri benshi cyane, ntabwo navuga amazina yanyu mwese, ariko mwumve ko mbashimiye mbikuye ku mutima. Torero Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Reka Ernest avugeho gato. Haleluya. Iceri komeza n'abana bazanye, ntabwo ari ukubatinza. Imfura yanjye ikimara kumenya ko pasiteri yapfuye itahiye, yaransabye arambwira ngo nzareke aherekeze pasiteri. Yamukundaga, yajyaga aza akicara ku musambi bagasangira. Turashimira Imana ko yemeye ko duherekeza pasiteri. N'umuryango wanjye barabizi kenshi, ntabwo ndi buvuge byinshi, ariko Imana yakoze ko yemeye ko duherekeza pasiteri. Pasiteri rero yatsanze mu bihe bikomeye, mu gihe nari nihebye, numvaga nta wundi wo kumara umubabaro. Ngira famiye dukundana cyane, ariko umubabaro nari mfite nta wundi muntu wo kuwumara nari mfite. Umubabaro awunsanzemo, yabyukaga mu gitondo saa 11 akaza mu rugo, saa 6 akaza kundeba tukajyana gusangira, nimugoroba agataha ari uko amenya ko ngeze mu rugo. Abikora amezi 2. Madamu we abivuze ashimira, ariko ninjye wari ufite umwenda wo gushimira pasiteri, kuko umwanya yasanzemo nicyo gihe nagize igihe kibi cyo gutekereza nabi, kugeza n'aho numva nava mu mubiri. Ariko pasiteri yari afite impuguro, yari afite amagambo meza. Mu gihe abandi bantu bari banditse, waraza afata akaboko arambwira ngo nzagume mu nzu y'Imana. Yari umugabo mwiza rero, twari dufitanye igihango gikomeye. Nubwo afite umwenda ukomeye kuri pasiteri, ukomeye. Hano hari abantu benshi babizi, yewe arimo mu rusengero agasanga hari umuntu ufite ubukwe yarabuze uburyo, yitangaga imyenda nta kintu yitayeho, akabanyoheza akambwira ngo nyamikira abo bantu Imana izaguhemba. Kandi nagiye mbone neza y'Imana. Hari igihe kimwe nibuka nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, anyohereza umuntu kandi bamfungiye. Imana ihita inyishyurira $1,200,000, imfungurira umuryango, nambika umugeni anyoherereje. Dufitanye amateka menshi, sinavuga ngo mbirangize, ariko pasiteri Imana imuruko ridashira, yamukunze kuturenza. Ni byinshi twavuga, ariko Imana yarakoze. Imana yarakoze. Ni ubwa mbere njya nkunda kubana n'abantu, ariko ni ubwa mbere mbonye umuntu atabarwa n'abantu bangana gutya. Ndatekereza ko abangaba ari ababashije kuboneka, no hanze hari abandi. Navuga ngo namwe Imana ibahe umugisha kuza kudufasha guherekeza umubyeyi wacu. Imana y'amahoro ibahe umugisha, murakoze. Ndagira ngo ndifuza ko indirimbo twaza kuyibaha isororo, kugira ngo turebe ko twakoresha umwanya neza. Ndumva tukiri kumwe nabo, turaza kuba dufite umwanya kugira ngo tugire andi masaha twubaha. Pastor David natambuke hano, hanyuma tugiye kumuha akanya gato agira icyo avuga, hanyuma duhite twakira
ijambo ry'Imana tuze no gukomeza rero no gusezera dukomeza tujya gusorora. Reka mvuge gatoya kuri Pasiteri Theogene muri byinshi ndavugaho ibintu bikeya cyane bitewe n'impamvu z'igihe. Pasiteri Theogene twamenyanye ataramenywa n'abantu benshi ngo amenyekane. Tumajije kumenyana yansabye ko twakwicarana tukaganira tukagirana ikiganiro. Majije kumuha uwo mwanya yansabye ibintu bibiri. Icya mbere majije kumbwira amateka ye y'ubuzima, yansabye ko namubera umubyeyi. Icya kabiri ansaba ko naba umujyanama we. Numva ibyo bintu birakomeye ariko ndabimwemerera. Majije kubimwemerera yarambwiye ati uhereye uyu munsi nzajya mwita papa, twaba turi kumwe cyangwa se turi mu bantu benshi. Ndamubwira ngo si ngombwa, icyiza ni uko mbizi kandi tubiziranyeho. Ariko ababizi aho yayoboye cyangwa se aho nagiye nyobora hose, iyo yahageraga cyangwa mpageze uko byagendaga murabizi, ni uko nguko. Byampaye rero umwanya wo gutekereza kuri iryo jambo ambwiye, sanga koko nkwiye kubishyira mu bikorwa ibyo nshoboye. Reka mvuge gatoya imibereho ya pasiteri mu buryo bwo kubana n'abantu muri rusange. Pasiteri yari umuntu wicisha bugufiya mu bantu bose, yaba aboroheje cyangwa se n'abantu bakomeye. Ntabwo wigeraga ubona Pasiteri Theogene arakaye cyangwa avuga nabi, ahubwo yahoraga aseka. Iyo ni impano nziza yari afite. Icya kabiri, Pasiteri Theogene yirindaga guhemuka. Mu magambo makeya yari inyangamugayo. Icya gatatu, yagishaga inama kandi akirinda guhubuka. Ibintu byinshi yajyaga gukora yabaga yagishije inama, akabikora neza kuri gahunda, akirinda guhubuka. Icya kane, Pasiteri Theogene yakundaga umuryango we cyane. Ndabyibuka hari igihe kimwe twicaranye, arambwira ngo ariko nubwo twicaranye umugore n'abana ntabwo bicaye nk'uko twicaye, ahubwo icyo twari kuganiraho wandika nkagishyira umugore n'abana. Ni ikimenyetso cy'uko yakundaga umuryango we cyane. Ikindi cyarangaga Pasiteri Theogene, yakundaga abantu kugera ku rwego rw'uko we ashobora no kwibagirwa. Muri Covid nagiye kumureba, ndamuhamagara asanga ku muhanda aho nari ndi utegereje, muha ubutumwa nari mushyiriye, ariko arambwira ati ntabwo bishoboka, ahubwo mbere yo kugira ngo ngere mu rugo hari n'abandi bana mfite kandi nabo bababaye, reka ahubwo mbanze kujya kubareba mbone kujya mu rugo.
uwo mutima ntabwo ugira abantu benshi, abantu turikunda, ariko we yakundaga abantu kugera no ku rwego rimwe na rimwe yibagirwa. Icya nyuma, muri iyi minsi navuganye nawe muri paruwasi yacu, twateguraga ibiterane bizatangira ku itariki 9 z'ukwa karindwi bigasoza ku itariki 16. Ndamuhamagara ndamubwira nti dufite ibiterane, arambwira ati nzaza ku wa mbere dukora inama, kandi na wa mushinga wanjye nawuhaye abantu batandukanye, ariko ndashaka kuzawuhesha umugisha. Ni umushinga wo gufasha abana bo mu muhanda, kuko yashaka gukora kampani nini kugira ngo abafashe. Yambwiraga ko uburyo abona burimo buriyongera kubera ko abana ari benshi cyane. Pasiteri Theogene apfanye imishinga kandi ikomeye. Nkimara kumenya rero ko yasoje urugendo, soreza ahangaha kubera impamvu zigiye kubyakira byarananiye, bisa nkaho ntekereza ko bitabayeho bitewe n'umubano wanjye nawe, ndetse n'umubano wanjye n'umuryango wanjye n'umuryango we. Reka soreza ahangaha mpumuriza abantu bose babwira ngo nimwihangane, habaho igihe cyo kuvuka, ariko hakabaho n'igihe cyo gupfa. Natwe Imana izadushoboze tuzasoze neza. Murakoze. Murakoze cyane. David.